Umwami Sahiri amaze kumenya ko umukobwa we yanze Rihani, umusore wo mu bwami bahanaga imbibi bwa Hadori kandi wo mu banyacyubahiro, ahubwo bagakunda undi musore w'umuturage w'umusare, yararakaye ategeka ko Sefu azanwa ibwami akamureba. Ariko Sefu yanze kuza, bituma yohereza abasirikare bo kumuzana ku ngufu. Abo basirikare yarabarwanyije basubira bafite ubwoba kuko Sefu na mugenzi we Bazili bari hafi kubica iyo bahagoma. Bahoraga mu mashyamba bahiga, bari bafite imbaraga nyinshi bikomeye. Umwami yashimuse Zaberi bakundanaga, Sefu yanga kujya ibwami, asaba ko ahubwo uwo mukobwa bamwica. Byatumye umwami amurekura. Umwami ubwo yazanye na Rina kumwirebera, abaturage bamubeshya ko yambukanye na Izabere bakajya hakurya y'inyanja. Sahiri noneho yanze burundu umukobwa we kuko yakunze umusare, uwo musare akamusuzugura. Ako gasuzuguro k'umusare kari kiyongereye kuko umukobwa we wari warinangiye, yaranze abasore bose yamuzaniye ngo atoranyemo umwe ngo umwami abone uzamusimbura mu gihe azaba atakiriho. Nta kindi cyamuje mu mutwe, yafashe umwanzuro wo kumanika umukobwa we Rina akamwicira ku karubanda, nyuma yaho akarimbura abo mu giturage cya Sefu. Inkuru zatangiye gukwirakwira henshi ko umwami agiye kumanika umukobwa we imbere ya rubanda. Noneho umunsi wo kwica Rina wari ufungiranye mu cyumba ari kumwe n'umuja we Salima warageze. Wari umunsi udasanzwe, umunsi wari wamenyekanye hafi ya hose mu bwami no mu bindi bice byari bikikije igihugu cya Sahiri. Umwami yari yavuze ko umuturage wese wari kubasha kuhagera yari kuza kwihera ijisho ko afata ibyemezo. Abaturage babyutse kare, imihanda iruzura, bamwe bazanye n'abana ku mugongo. Bamwe bari baraye mu nzira bitwaje impago z'amazi n'ibyo kurya ngo batazicwa n'inzara mu gihe bari kumara mu nzira, baje gushungera ko umwana w'umwami yicwa. Bamwe bazaga bibaza bati, ubu koko umwami aramanika umwana we, byose kubera uwo musore wo ku nyanja? Mu murwa mukuru imyironge yasaga n'imenyesha ko hagiye gupfa umuntu yavuzwaga cyane. Ibwami bari babyutse baririmba indirimbo zo gusezera kuri Rina. Ikirere cyasaga nabi, izuba ryihishe mu bicu, wagira ngo naryo ryamenye ibigiye kuba. Wabonaga ko imvura itari hafi, gusa ikirere cyasaga nabi. Umugozi wari wateguye ku giti kinini cyari gishinze hagati mu kibuga cy'ubwami. Cyari cyubakiye amatafari ku buryo bari kumanika Rina bari kuba bagaragarira bose. Aho hantu honyine hari harinzwe n'abasirikare b'abanyembaraga kurusha abandi. Nta muntu wari wemerewe kuhegera adaha uburenganzira na Sahiri ubwe. Rina we yari afungiye mu cyumba ari kumwe na Salima, yari afite agahinda, nta jambo na rimwe amuvugisha. Yari yihebye yuzuye umubabaro. Yari yambaye ikanzu y'umukara, imisatsi yisandaguritse. Abatambyi, abajyanama b'ibwami, abaturage bo mu mijyi n'imidugudu bari bahari, bategereje ko Rina asorwa mu nzu akamanikwa kuri icyo giti kirekire cyane aho bose bashoboraga kureba. Abashyitsi b'ingenzi, abayobozi b'uturere n'abandi banyacyubahiro bari bahamagawe ngo baze kuri uwo munsi umwami yafataga nko kwisubiza icyubahiro. Yahamagaje nabo abasore bose yagiye amuzanira ngo atoranyemo umwe amubere umugabo, harimo na Rihani wari wariyakiriye ari kwirira amafaranga bamuhonze, nyuma y'uko Rina amuhisemo akongera akavuga ko atamukunze. Hagati aho umwami Sahiri yari yicaye ku ntebe ye yambaye umwitero w'umutuku nk'uri mu ntambara, arimo kureba ibibera imbere y'ubwami bwe atavuga. Mu maso ye harimo umujinya mwinshi ariko mu mutima byivangavanze. Nk'umubyeyi yari ari kwihambira ku cyemezo gikomeye cyo kwica umwana yibyariye. Mu gihe isaha yo kubambara itari yakageze, abajyanama bamutumyeho. Nubwo yari arakaye bifuzaga kuvugana nawe. Umwe muri bo niwe wamushakaga cyane, ashaka kumugezaho icyifuzo cye. Umwami Sahiri yagiye kubareba aho bari bateraniye mu cyumba cy'inama. Wa mujyanama ugeze mu zabukuru aramubwira ati, nyagasani, umukobwa we yarakosheje koko, ariko nta marangamutima y'urukundo yatumye abigenza kuriye. Koko se ni icyaha gikwiriye kumwicisha imbere y'abaturage? Niba adakwiriye ubwami wamutandukanye n'ingoro ukamuca mu ngoro ntakomeze kwitwa uwawe. Ariko se ko umukobwa ari amaraso yawe, wibwira ko hari ikindi kintu cyagira agaciro kumurusha? Undi nawe yongeye ati, hari abagore beza bashobora kukubyarira umwana w'umuhungu. Wirukane Rina umwibagirwe aho kumwicara ku karubanda mu maso y'abaturage. Icyiza ni uko watangaza ko umwirukanye ibwami ukavuga ko atakiri umwana wawe bose babyumva. Umwami Sahiri yahanaguye icyuya mu gahanga, yaratangiye guhekenya amenyo, yamaze akanya acecetse bagira ngo wenda agiye kubumvira. Ariko ubwo umwe yageragezaga kongera kuvuga, umwami yarahagurutse amuca mu ijambo, aramubwira ati, wa musaza we, urasabira imbabazi umwana wanjye wankojeje isoni imbere y'isi yose ngo mbabarire wanyambuye ikuzo? Ibitekerezo nk'ibyo ni iby'abagashoza ntambara, nimwe mwahoze munsaba kumuhana, none munyumvire. Yahise abwira ingabo ze ati, bose bafatwe bafungirwa ahitaruye, nta nama nshaka, izo bangire zirahagije. Abajyanama batatu bahise bashyirwa ku ruhande barabafunga, abandi baraceceka, imitima yabo ijya kubagwa mu nda kubera ubwoba. Hagati aho Rina yaragifungiye mu cyumba cye. Ibyo byose byabiraga hanze atabibona neza. Icyo yari azi ni uko yaragiye kumanikwa. Amarira ye yari yamaze gukama, umutima usigaranye ibibazo gusa. Yaribazaga ati, se Sefu yaba yarankunze? Iyo bama andi mahirwe se yari kuzankunda? None se nemere Rihani? Nabwo data arabifata nko kumukinisha. Ijwi ry'abantu bari hanze basakuza ryamugeragaho. Salima umuja we amaso yari yuzuye amarira. Yicaye hafi ye amufata ikiganza buri icyo avuga. Amakuru y'uko umwami Sahiri agiye kwicira umukobwa we ku karubanda yakomeje gukwirakwira. Abatari bashoboye kujyayo nabo bari bafite amatsiko yo kumenya niba koko umwami arabikora akamwica.
Mu bice byose by'igihugu abantu bari bafite ubwoba bavuga bati umwami ugiye kwica umwana we nta mpuhwe azagirira umuturage. Mu masoko, mu mihanda no mu midugudu ya kure ababyeyi baganiraga kuri iyo nkuru gusa. Abakecuru bo banyuzagamo bagasengera n'amasengesho menshi. Amakuru yahingukiye no mu giturage cyari hakuno y'amazi aho Sefu, Isabelle na Bazili bari bihishe. Ayo makuru yabagezeho azanywe n'umucuruzi wajyanaga amafi mu murwa mukuru akagaruka. Uwo mugabo yamenye amakuru hakiri kare. Yari yaraye mu mujyi kuko ku munsi wabanje yari yajyanye y'amafi bukamwiriraho akirarira ku nshuti ye yakundaga kujya ibwami. Yaraye yisobanuza imvo n'imvano yo kuba umwami agiye kwica umukobwa we, nawe umusobanurira akantu ku kandi nk'uwari uhibereye. Kubera ko uwo mugabo yari ku ifarashi yaje yiruka abwira Sefu uruhare afite mu icwa ry'umwana w'umwami. Sefu, Isabelle na Bazili bamuteze amatwi arababwira ati Rina, umukobwa wa Sahiri wavutse ari ikinege, yageze mu myaka yo gushaka nta musore arabona bakundana. Umwami yari yarategetse ko uzamubera umugabo azamuha ubwami akamugira umusimbura. Yakomeje gukura nta musore arashima mu bazaga ibwami. Sahiri yahisemo kumara imyaka 5 azana abasore batandukanye buri mezi 6 mu birori. Rina nabwo ntiyagira uwahitamo. Nyuma umwami yamubwiye ko agiye kumuhana, Rina asaba ko bazana abandi basore. Mu baje yahisemo Rihana mu bwami bwa Hadori ngo bazabane. Ariko mu minsi mike yabwiye umwami ko atamushaka. Umwami yararakaye amufungira ahantu habi cyane. Rina hamaze ibyumweru 3 yenda gupfa, yasabye ko bamurekura bakagarura Rihana bari barasubije iwabo bamubwira ko bagiye kubanza kugira ibyo banoza mbere y'ubukwe. Yaraje ngo babanze bamarane igihe batemberana barushaho kumenyana, wenda ngo Rina mwiyumvemo mbere y'uko babana. Umwami yarabyemeye. Gusa Rina yatangiye kumunengera ko yikunda, akagira umujinya hafi kandi ko yiyemera. Muri uko gutemberana bageze ku nyanja, Rina aragusanga wowe Sefu wanga kumuvugisha. Ibyo byatumye gutekerezaho cyane. Aho umuvugishirije yiyumvise ukundi. Amarangamutima yarazamutse gukunda bidasanzwe. Yabwiye se ko adashaka Rihana nanone ko yabonye undi musore. Batangiye kugukoraho iperereza bamenya byinshi bikwerekeye ko uri umuhigi ukaba n'umusari icyarimwe kandi kukundana na Isabelle ukaba inshuti magara ya Bazili. Umwami yifuje kukubona mu maso wanga kumwitaba ukubita ingabo ze aho aziye kukureba arakubura. Byatumye yumva ko asuzuguwe, yaba wowe yaba Rina nta n'umwe wamwubashye. Nyuma yo kwica Rina amumanitse ku karubanda azakurikiza abatuye muri iki giturage ngo nibwo umutima we uzatuza kuko azaba yisubije icyubahiro, ndetse yabujije abakwirakwiza amakuru kuyazana muri iki giturage. Niyo mpamvu nawe wavuye inaha ngo ajye kureba uko Rina yicwa. Sefu yaramushimye ati noneho duha umwanya muto tuganire. Uwo mugabo yigiye hirya we n'ifarashi ye. Isabelle yaramubwiye ati Sefu, Rina yiteguye gusiga byose akaza gusanga, ariko ntazi ukuri kwawe, none uri gutekereza iki? Twese tugiye kujyayo, ugiye gukora iki Sefu? Uremera ko apfa? Sefu yaratuje yanga kumusubiza. Bazili yahise amubwira ati twabaye abarashi bo mu ishyamba, twarukuye abarohamye mu nyanja, twakijije abana, abagore, abagabo n'abageze mu zabukuru. Ese uyu munsi turarebera twemere ko Rina apfa? Ni umukobwa udasanzwe wumviye umutima we. Sefu yabakoze mu biganza abwira Bazili ati Bazili uriteguye? Nawe ati yego nditeguye. Yabajije Isabelle ati Isabelle mukunzi, witeguye kutureka tukajya gutabara Rina? Nawe ati Sefu, ndabizi ko umukobwa w'umwami utigeze umukunda, ariko ni intwari, si ikigwari na busa. Bazili yabivuze ukuri. Rina yakurikiye umutima we, ariko akeneye ijambo ryawe rya nyuma mbere y'uko apfa, kandi nizeye ko mwihuse mwamurinda n'urwo rupfu. Nikundiye Salima mufitiye impuhwe, yagira agahinda abuze Rina. Sefu yaramurebye aramubwira ati Isabelle wambereye byose, nta muntu nigeze mpa agaciro mu buzima bwanjye nk'ako naguhaye, undutira abantu 1000. Wowe na Bazili nimwe muryango wanjye, ubwo byemeye reka twe gutinda. Yabwiye wa mugabo ati wadutije ifarashi se? Yarayibahaye. Bazili abanza kuzana intwaro, bitwaje inkota, imyambi n'ingabo zo kwikingira nk'abagiye ku rugamba, bapepereza Isabelle bagenda biruka. Ibwami ho umwami Sahiri yatanze itegeko ati mumuzane. Ingabo 2 zarinjiye zisohokana Rina. Abaturage bari bahanze amaso ku giti cyari kiriho imigozi, iruhande rwacyo bari bahubakishije amatafari higiye hejuru ku buryo bari kumanika Rina bose babireba. Umwami yongeye kuvuga atangaza ko umuntu aragaragaza agahinda ahita amanikwa mu mugozi nawe. Salima we yahagaze ahitegeye amaso yahanze Rina, nawe yari yambaye ikanzu y'umukara. Umwami we yicaye ku ntebe ye ndende yitegereza aho igiti cyari gishinze, iburyo bwe hari abajyanama, ibumoso hari ingabo. Mu ntoki yari afite inkota ndende cyane. Yavuze mu ijwi rirenga ati nimumugeze ku mugozi. Ingabo zakomeje kuzana Rina zimufashe amaboko zimwegereza ku mugozi wamanuka guva ku giti. Igiti cyari gifite agashami ariho umugozi uzirikiye hejuru. Umwami Sahiri yahagarutse ku ntebe ye ndende yegera imbere, yazengurutse Rina, hanyuma aravuga ati nk'umubyeyi wawe ngwaye amahirwe yo kuvuga ijambo rya nyuma. Niba hari ijambo rya nyuma ushaka kuvuga, rivugira imbere y'igihugu cyawe mbere y'uko uruhuka burundu. Rina yararanguriye ati nta muntu nigeze nkunda nk'uko nakunze Sefu. Ndamukunda ndetse no muri aya masegonda ya nyuma ndacyamukunze. Uwampa amahirwe akaba yumvise ibyo mvuze. Abaturage bagize agahinda nubwo bari bababujije kurira.
Uwo mwanya mu muhanda winjiraga mu gikari cy'ingoro habayemo akavuyo. Ifarashi yari itwaye abasore babiri bari bambaye amakanzu y'abahigi n'inkota ku ntugu, binjiye bakandagira abantu. Ingabo zabitambikaga bazinyuragamo nk'umuyaga, abantu ntibamenye aho banyuze. Bageze mu kibuga cy'imbere y'ingoro, amaso yabo ahita abona cya giti cyariho umugozi, Rina yamaze kuzamurwa, amaguru ari kunagana hasi. Umugozi wari uri kumukurura mu ijosi, arwana no guhumeka. Sefu na Bazili ntibongeye gutekereza kabiri. Basimbukanye n'ifarashi mu cyerekezo cy'umugozi, umwami nawe arababona arabarangarira, abasirikare be baritambika. Banyuzaga inkota mu witambitse wese akagwa hasi agapfa. Abaturage barabyiganye, babaha inzira bafite ubwoba. Bazili yavuye ku ifarashi, Sefu asimbuka agana ku mugozi, ahita awucira imbere y'umwami. Abasirikare bamwe batangazwaga n'ukuntu ari gukora ibintu byose nk'umurabyo. Abandi Bazili yarabarembeje, akomeje kubarambika hasi. Yamaze guca umugozi, Rina ahita agwa mu gituza cye, yamaze gutakaza imbaraga. Yamufashe mu maboko yombi, ahita ahindukira areba Sahira amutunze inkota. Ingabo zari zisigaye zashatse kumufata, ariko Sefu azireba nabi cyane nk'uzisaba gusubira inyuma. Yahise asakuza cyane ati, "Ni njye Sefu, niba bikwiriye ko umwana w'umwami apfa kubera njye, umugozi mukuyemo niba wushyiremo." Abaturage barasakuje baramushimira, baturi intwari. Umwami Sahiri yabuze ijambo na rimwe. Batangiye kuririmba izina Sefu kurushaho, bamwita intwari idasanzwe. Sahiri nawe agira umujinya kurushaho. Abasirikare babagiyemo hagati ngo babuze gusakuza. Umwami yabuze icyo avuga, abaturage bo batekereza ko ari inzozi. Rina yaratangiye guhumeka buhoro, Sefu yamukuye umugozi mu ijosi. Bazili nawe yarabahagaze imbere ho gato, abasirikare batinye kumwegera. Gusa babonye umwami ntacyo avuga, batangira kubasatira. Umwami Sahiri yazamuye ukuboko cyane ati, "Nimubareke." Yasabye abari aho bose gutaha, ntihagira n'umwe usigara usibye abari basanzwe baba ibwami. Abaturage batangiye gusubira inyuma, abashyitsi bari batumiwe nabo barataha. Hanyuma y'amasaha abiri, muri cya kibuga hari hasigayemo Bazili, Rina, Sefu, Sahiri, abajyanama n'ingabo gusa. Umwami yahise avuga ati, "Ndashaka kuvugana n'uyu musore, akoze ikintu n'undi muri mwe atari gukora. Atabaye umukobwa wanjye, atumye nongera gutekereza ku mwanzuro nari nafashe." Yasabye abaganga guhita bita kuri Rina bakamufasha kumera neza. Yinjiranye n'abajyanama mu nzu hamwe na Sefu na Bazili. Gusa Sefu yababwiye ko Rina natagaruka ari muzima, intambara irarota ibwami. Bageze mu nzu, Sahira abaza Sefu inkomoko ye n'ibindi byose bimwerekeye. Sefu yamubwiye nk'ibyo abatasi be bamubwiraga, by'uko nta babyeyi agira, by'uko ari umuhigi akaba n'umusare. Umwami ati, "None se kuki wanze kuza mu gihe cyose nagutumagaho?" Sefu ati, "Ni wowe wari unkeneye, sinjye wari kwica umubyizi ngo nje kukureba." Sahira ati, "Nta n'icyubahiro umwami." Nawe ati, "Umwami niwe ufata iya mbere, abandi bakamwigiraho. Wowe wampaye ikihe cyubahiro? Kugambirira kurimbura igiturage nkomokamo nibyo byiyubashye? Bo bakugize iki? Ubundi igikosa nakoze ni irihe?" Sahiri yaratuje ati, "Sefu, uri intwari, uri umusirikare ukomeye." Yabajije abajyanama bati, "Murabibona mute Sefu agumye hano akaba umwe mu basirikare bakomeye? We na Bazili mugenzi we bahabwa amahugurwa mu gihe gito bakajya mu bandi." Abajyanama barikirije bati, "Nibyo rwose." Sefu ati, "Oya mwami, ntitwakwemera kukubera ingabo, ibyo si byo byifuzo byacu." Umwami yatangiye kurakara ati, "Sefu, ntabwo waba umukwe wanjye ukiri umuhigi, ugomba kwemera ibyo nkubwira." Sefu ati, "Kukubera umukwe si agahato, mfite umukunzi wanjye Isabelle mwashatse kwica mukamufunga nk'aho hari icyaha yabakoreye, none urumva nzaba umukwe wawe nte?" Sahiri yahagurutse ku ntebe ya cyami, ahagarara imbere ya Sefu ati, "Wishingikirije kuki wa musore we?" Sefu yahise amubwira ati, "Nshaka kuvugana na Rina none ahubwo." Rina bahise bamuzana vuba na bwangu. Yaje ameze neza, ari kumwenyura, ari kumwe n'umwe mu bamureze nyina akimara gupfa. Sefu yaramusanganiye, aramuhobera, amusoma ku itama, aramubwira ati, "Sefu, ndi hano, sinari kwemera ko wicwa kubera urukundo wankunze." Rina yagize ikiniga, aramugundira, amurira ku rutugu ati, "Sefu, mbabarira umbwire niba warigeze unkunda." Sefu ati, "Rina, ndi hano, ese kugutabara harimo urukundo cyangwa harimo urwango?" Rina yabuze icyo asubiza. Sefu amufata ukuboko amwicaza mu ntebe yari imuteguriwe. Yabwiye umwami ati, "Nyagasani, uyu mukobwa amaze kumwanga urunuka, none rero muduhe tumujyane, usigarane ubwami bwawe mu mahoro." Sahiri yasabye abajyanama be kugira icyo bavuga, bose bashyigikira ko Rina yirukanwe ibwami akajyana na Sefu na Bazili. Umwami yarabyemeye ati, "Rina ndamwirukanye, none aha nafata icyo ashaka cyose ajyane na Sefu cyangwa ajya ahandi ashaka." Abajyanama bongeye kumwibutsa ko akwiriye guhita ashaka undi mugore wari kumubyarira umuhungu. Umwami yasabye ko barindira bukira bakabona kwirukana Rina akajyana na Sefu na Bazili nta muntu bareba. Yabuze uko agira, mu gihe bari bagitegereje asaba ko bazana divayi akabasangira nabo. Umugoroba warageze, Rina ajya mu cyumba cye. Yabwiye se Sahira ati, "Ngiye mfite umutima utekanye, maze kubona ko utakiri data rwose, sinari nzi ko wanyica kubera ingoma. Njye nemeye gupfa nkora ibyo umutima wanjye wantegekaga, ariko wowe wirengagije icyo umutima wawe ugutegeka, uhitamo kugendera ku gitutu cy'abajyanama n'icyubahiro cy'ubwami. Ntewe ishema no kuba utakiri data." Sahiri yabitse ayo magambo ku mutima, yumvaga azahora yibuka kuko yayumvise nawe akihita ikigwari mu mutima. Mbere yo kumusezerera yamuhaye izahabu nyinshi n'amafaranga, amuha n'ingabo zo kumuherekeza akajyana nabo ku nyanja.
Abasirikare bari babaherekeje babagejejeyo bahita basubirayo. Bazili na Sefu bajyana na Rina kuri wa mugabo wari batiye ifarashi baba ariho barara iryo joro. Mu gitondo Sefu yasiganye Rina na Bazili ngo ajye kuzana Isabelle. Yageze iwabo wa Isabelle asangayo nyina gusa. Akibona Sefu yaje amusanganira ati Sefu, babajwe no kukubona kuko ngiye kukubwira inkuru itaragushimisha. Sefu ati byagenze bite? Umukecuru yamuhaye urwandiko. Sefu yararufunguye abonye ubutumwa burimo bumuca intege. Isabelle yari yagiye ntiyarakiri hafi aho. Yagiye yirukaga naho Rina na Bazili bari nuko asaba Bazili gusoma iyo baruwa. Isabelle yari yamwandikiye ati Sefu, twabanye kuva mu bwana kugera uyu munsi. Kuva so na nyoko bapfa sinigeze nkumva iruhande. Nawe ntiwigeze umva iruhande. Nibuka imikino twakinaga kera tukiri abana, nkumva nifuje gusubira muri biriya bihe. Nkunda ko rimwe na rimwe iyo turi kumwe dusa n'abasubiye ibwana tugakina imikino y'abana bato cyane. Uri intwari, wowe na Bazili nimwe mwenyine nzi b'intwari. Muhora ku nyanja ngo muramire amagara y'abarohama, kandi muvuye gutabara Rina, muba mwiteguye gutabara iteka ryose. Iyo mufashe umuhigo muwusangira n'abaturage. Kuba hamwe namwe wari umugisha. Gusa buri kimwe kiberaho impamvu. Twageze mu gihe cyo gushaka ariko ntiwateye intambwe ngo tubikore. Ko nkunda nkaba ngukunda, kuki koko tutashinze umuryango? Ntacyo twari tubuze uretse Bazili, abandi burungano rwacu babyaye inshuro zirenze ebyiri, ariko njye nawe twananiwe kubana. Ukimara kujyana na Bazili natekereje byinshi. Impamvu twatinze kubana kandi koko dukundana nuko tutaremewe kubana. Si uko tudakundana, ahubwo nuko hari twakoze ibyo twagenewe. Ubu nakabaye narakubyariye abana nka 3, ariko waremewe Rina, niyo mpamvu twatinze kubikora. Umukobwa wemeye kwikuraho icyubahiro cy'ibwami akemera kwicwa kubera urwo yagukunze mu cyumweru kimwe gusa, ntukwiriye kumutererana. Urukundo yagukunze rwatumye igihugu cyose no mu mahanga bamenya izina Sefu. Nabitekerejeho nsanga nkwiriye kujya kure ukabanza kwitekerezaho. Wasanga utankunda ariko wenda twabanye kuva tukiri bato. Wakuze wima amahirwe abandi bakobwa gusa wenda uri kubakunda. Uzakunde Rina umubere igisubizo cy'inzozi ze, cyo nicyo cyifuzo cyanjye. Umusare wanyambukije ntuzamugirire nabi numumenye. Yemeye kunjyana kure cyane aho nazongera kukubona. Nzagarukaho ari uko washatse umugore cyangwa umenye kutakiriho. Niba wifuza kuzongera kumbona uzabane na Rina. Nuba udashaka kongera kumbona uzamureke, nzarinda mpfa tutabonanye. Kandi njye nimpfa ntuzabimenya. Ndagukunda kandi nkwifurije kuzaba umwami mwiza. Ndabizi ko Sahira azakoraga ingoma kuko ugiye kubana na Rina. Bazili ntuzamuheze mu bwami bwawe. Uzibuke ko ari inshuti yakunambyeho, nawe akemera kumara imyaka nk'iyo adatekereza gushaka umugore. Yasoje gusoma iyo baruwa bose bararebana. Rina yagize ikinigararira, Sefu wahita yerekeza ku nyanja. Yagiye avuga ati ngomba kubakurikira mpaka ngeze aho bari. Ndabizi bagiye hakurya y'inyanja. Bazili yashatse kumubuza gusa umusore amurusha imbaraga afata ubwato atangira kwambuka agana mu kindi gihugu. Rina yasigaranye na Bazili arira. Bazili yabuze uko agira amujyana mu rugo iwabo. Umunsi warashize, icyumweru nacyo kirashira. Nyina wa Bazili yibwiraga ko wenda agiye kubana na Rina, ariko bombi bakomezaga kurara mu byumba bitandukanye. Bazili yabaga yigunze, Rina nawe yigunze, bageraho bagahumurizanya. Abaturage bo muri icyo giturage kandi ntibahwemaga kuza kureba umwana w'umwami. Bose bari barababajwe no kuba umwami yaramwirukanye. Abandi bagiraga impungenge bakumva ko umwami azohereza abasirikare bakabicana nawe. Nawe yanyuzagamo baba baje kumureba akabaganiriza ubuzima bw'ibwami, nabo bakamuganiriza ku buzima bwo muri icyo giturage. Ku rundi ruhande umwami nawe yise ashaka undi mugore. Yari yizeye ko bagiye kubyarana umwana w'umuhungu mu mezi 9 gusa. Ubuzima bw'ibwami bwari bwarahindutse atakivugirwamo. Abajyanama basaga n'abatagira umumaro. Ibihugu by'abaturanyi ntibari bagifitanye umubano ukomeye nka mbere. Sahira rero asuherewe, rimwe na rimwe umutima umucira urubanza kubw'ibyo yakoreye umwana we Rina. Mu rugo kwa Bazili abaturage bari kuganira na Rina ababaza imibereho yo mu cyaro nabo babwira iby'ibwami. Sefu yagarutse batabyiteze. Yaraje bamukomera amashyi nawe akomeza kugenda asatira Rina. Yaramuhobeye cyane ati Rina, maze igihe nitekerezaho nsanga nkwiriye kumvira Isabelle. Namushakiye ahantu hose ndamubura ariko sinahita ngaruka. Amagambo yanyandikiye nayatekerejeho nyuma. Niba koko urwo nkunda ari rwo rwatumye wemera kumfira, ninde wundi wazankunda nkawe? Isabelle yaba nkunda by'ukuri ntiyari kwemera kugenda ngatsige. Sinzi niba nzabasha kugukunda uko bikwiriye ariko niteguye kugerageza. Abaraho babakomeye amashyi, Bazili nabo biyungaho bahoberana ari 3. Yarababwiye ati Isabelle aba yasimbuwe na Rina. Ahubwo Rina bataye iwabo wa Isabelle. Iyi niyo nzira nziza yo kongera kumubona kuko urukundo rwanyu nirumara kuzura muzabana nawe niyumviye nkuragaruke. Noneho Sefu ubwe yafashe igihe ngo arebe ko yakunda Rina. Batemberanye mu bwato bakinira ku musenyi bajyana mu ishyamba. Sefu atungurwa no kubona Rina nta kintu adashoboye. Nawe yamenye guhiga, amenya koga, kuroba no gutwara ubwato. Nka nyuma y'umwaka yaratangiye kumukunda cyane. Rina yabaye wo mu giturage akunda ubuzima bwaho yibagiza ubw'ibwami. We na Sefu nta kintu batakoranaga. Amezi amwe bayamaraga bacuruza amafi, andi bakayamara bakorana n'abarobyi.
Amajoro amwe bararaga mu ishyamba bahiga, indi minsi bakajya guhingana n'abaturage. Nyuma y'imyaka 3 Isabelle ataragaruka, umwami Sahili yohereje intumwa kuri Sefu. Sefu noneho yanze kuzisuzugura zitega amatwi. Umwami yifuzaga ko ajyanayo na Rina, Isabelle na Bazile akababwira icyo abifuzaho. Bajyanye n'izo ntumwa, gusa Isabelle we ntiyari ahari. Sahili yabyaye indahekana, ku nshuro ya 2 baramuhira abyara impanga, ariko mu bana 3 yari yarabyaye haburamo umuhungu. Yaratangiye kubona ko no mu zindi nshuro yashoboraga kubyara abakobwa gusa. Yapfukamiye Sefu aramuhagurutsa. Umwami yamusabye kubana n'umukobwa we akabaraga ubwami. Yaramubwiye ati nubana na Rina uzahita uba umwami. Sefu yarabyemeye ati n'ubundi haburaga igihe gito tukabana, ariko ntitwifuza gukora ubukwe nk'ubukorerwa umwana w'umwami. Duha uburenganzira ubukwe bubere mu giturage cyanjye icyo washatse kuvutsa ubuzima, kandi nawe uzabutahe ubasaba imbabazi. Umwami ati ibyo nabyo, nimumara gukora ubukwe uzaza ube mu nzu y'ingoro yagenewe umukwe wanjye, rwose ubukwe bwawe nzabutaha mbasabe n'imbabazi. Sefu yaragiye akora ubukwe, abaturage hafi ya bose bari babwitabiriye hafi y'inyanja, n'umwami Sahili ubwo ahari. Nyuma yabwo yasabye imbabazi bari babwitabiriye, nabo bavuga ko bamubabariye, baramushimira karahava. Bukirangira yahise ataha. Icyumweru gishize bubaye, Sefu na Rina bagarutse ibwami, umwami atangaza ko Sefu ari uzamusimbura. Iryo joro babaye inzu yo kuraramo ibwami. Ku munsi wakurikiyeho, Sahili bamusanze mu cyumba cyashizemo umwuka, amaraso yuzuye ku buriri. Yari yiteye inkota ku mutima ikimurimo. Ab'ibwami barababaye kuko batari biteze ko yakora ikintu nk'icyo. Ugereranyije n'abandi bami, yarapfuye akiri muto. Nyuma y'iminsi 7 ashyinguwe, Sefu baramwimitse aba umwami mu cyimbo cya Sahili. Rina nawe bamwimika nk'umwamikazi. Rina yarafite agahinda, ariko nanone yumva umutima usubijwe. Yaragiye kubana n'umusore yakunze. Yaramaze kuba umwamikazi. N'ubundi se yari yarashatse kumwica, gusa agahinda nikabura kuko ari umubyeyi we. Mu rwego rwo kumuha icyubahiro iteka, yasabye Sefu ko bakwita ku bana yari yarabyaranye n'umugore yashatse inyuma yaho, bagakura nk'abana b'ibwami kandi bisanzuye. Sefu akimara kuba umwami, Isabelle yaragarutse. Akibimenya yamutumijeho, bahuye bakumburanye cyane. Rina yahobeye Isabelle, amarira amuzenga mu maso. Yabuze uko amushimira. Sefu nawe yaratangiye kuryoherwa no kuba umwami, kandi Rina ntako atagiraga ngo mukunde uko ashoboye. Yabwiye Isabelle ko yamaze kwiyakira, anamushimira ko yagize umutima ukomeye, agafata umwanzuro batari gushobora. Nyuma yaho Sefu yagize Bazile umwe mu basirikare b'ingenzi bamurindaga. Isabelle amusaba kuguma ibwami. Hadaciye igihe kinini, Bazile na Isabelle barashyingiranywe. Banze ko hagira undi muntu bitambika, akabana n'umwe muri bo. Rina abasabye ko bahurira hamwe, atumira nawe umuja w'inkoramutima witwaga Salima. Yaramubohoye ntiyongera kwitwa umuja, amuha uburenganzira bwo gukora icyo ashaka cyose. Mu gihe cyo kwiyereka abaturage, we na Rina babaga bagaragiwe na Bazile, Isabelle na Salima n'abandi basirikare benshi. Aho bageraga hose, rubanda barabishimiraga, bakaririmba amazina yabo bombi, Sefu na Rina, babasingiza. Bageze muri cya giturage cyo hafi y'inyanja, ho haba ibirori. Abaturage bari bishimye cyane, biyumvagamo ubwami nk'aho buyobowe n'umuryango wabo. Sefu, Bazile na Isabelle bari abana babo, barababonye bakora. Rina nawe yari amaze imyaka irenga 3 amaze kuba inshuti yabo. Ingoma ya Sefu yabaye iy'amahoro kandi akomeza kugirana umubano mwiza n'ibihugu byari bimukikije, harimo na Hadori. Inkuru ye na Rina yamenyekanye mu isi yose, bituma ubundi bwami busaba ko bagirana amasezerano y'ubucuti n'ubufatanye. Naho inkuru yacu yari ifite ibice bine irangiriye. Nizeye ko yabashimishije. Uwo tukiri kumwe mu nkuru z'ubutaha ntagenda atabitweretse. Ushobora gukanda like cyangwa ukaduha igitekerezo. Naho ubutaha.